nashimwe cyane nshuti za Yesu nahimbazwe, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino. Kugirirwa neza n'Imana yacu kubane namwe, ihumure ry'Uwiteka Imana yacu ribane namwe, gukomezwa n'Imana kube muri mwe n'abanyu aho muherereye hirya no hino. Ibyo munyuramo byose turasenza igitondo cya none, umunsi wa none kuri benshi, ababyutse abakiryamye, turavuze ngo amahoro y'Imana bane namwe. Turatura umugisha ku buzima bwanyu igitondo cya none, ngo muhabwe umugisha n'Uwiteka mu mirimo mubyutse mujyamo, mu byo mubyukiyemo byose. Abari kwa muganga turavuze ngo ihumure ry'Uwiteka ribabeho, abarwayi abarwaza turasenze ngo Imana yacu yumve gutaka kwanyu, yumve gusenga kwanyu, yumve amaganya yanyu. Uwiteka Imana yacu yumve uko muyitakambira uko bukeye ko bwije, yumve gusenga kwanyu kandi ihumure namwe ribazeho. Mwakire ihumure ry'Imana igitondo cya none. Umugisha w'Uwiteka ubane namwe aho mujya hose, kuko ijambo rye ariko ritubwira aho tuzaba turi hose, aho tuzakandagiza ibirenge, Uwiteka azaba ari kumwe natwe kandi azahadutegekera umugisha. Ntabwo bivuze rero ngo bisabe ufate indege cyangwa ufate imodoka ujya ahantu runaka. Ni ahantu hari special guhabwa umugisha. Aho uri hose wahagaze mu buntu bw'Imana, wahagaze neza aho Imana igushaka, umugisha urawubona. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo uhabwe umugisha n'Uwiteka aho uri hose. Gusa umutima wawe uwuhindukize, wongere wemerera Imana ivugane nawe. Ijwi ry'Imana nirivuga uryumve, gukora kw'Imana nikuza ku buzima bwawe umenye ko ariyo yakoze, gutabara nubona watabawe umenye ko ari Imana. Amaboko y'abantu Imana igiye yategeka akatuzaho tugatabarwa. Rero ntabwo ari umuntu uba wakoze, ni Imana iba yamukoresheje. Erega Imana niyo itura muri twe. Yategetse ngo tabara runaka uramutabara, byategeka ngo ukora iki ngiki ukagikora. Iyo utagikoze bikubera icyaha kandi wumvise iryo jwi. Rero turasaba kugira ngo n'abumva ijwi ry'Imana baryumve nyabyo, batitiranya, batavuga ngo ariko ubu ni Imana yavuze. Oya, kora icyo umwuka w'Imana avuganye nawe, hanyuma nawe uzahabwa umugisha. Aho uri hose rero turagusengeye ngo uhagarare mu bushake bw'Imana, ugende mu bushake bw'Imana, utunganye iby'Imana yifuza ku buzima bwawe uyu munsi. Erega uko bukeye ko bwije haba hari icyo Imana yategetse kugira ngo ugikore. Rero bujye bucya mu gitondo tubaza ngo Mana, uyu munsi ese wanegekeye iki? Umugisha wanjye ndawukorera mu buhe buryo? Yego. Hanyuma nibwira uvuga uti Mana, ndabona umunsi burije, icyo nakoze ni iki ngiki, ndashimwa. Cyangwa se aho nananiwe ni ahangaha, mbabarira Mana. Kugira ngo ujye wikorera igenzura, umenye aho utatunganiye Imana. Ubwo ndabwira ku bumva ijwi ry'Imana, ku batarasobanukirwa rero ibyo ari byo, turasenza Imana yacu ngo igenderere imitima yanyu, ibaganirize, ibabwire yuko ariyo nzira y'ukuri n'ubugingo. Nta n'umwe ushobora kuzajya rero mu bwami bwa Data atanyuze muri Kristo. Rero garura umutima wawe, garura ibitekerezo, garuka. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo nzi ibyo uhugiyemo igitondo cya none, ariko ibyo ari byo byose ijambo ry'Imana yatubwira ngo erega ngo nzi ibyo nibwira kubagira nzabagirira, ngo ni amahoro si ibibi. Yesu nashimwe cyane. Ahangaho ni muri Yeremiya 29:11 ngo erega rivugwa hari ikintu, hari discussion, hari igitekerezo wumva cyakunaniye, hari ibyo wibwira, hari ibyo mbese wumva waburiye igisubizo. Noneho umugenzi wawe mwari kumwe muganira umuganyira, hakubwira ngo erega nubwo bimeze bityo, erega nubwo ubabaye, erega nubwo nta byiringiro, erega nubwo muganga yavuze atya, erega nubwo bakwirukanye mu kazi, erega nubwo ubukode, amafaranga y'ubukode yabuze. Bavandimwe, Imana yo mu ijuru ibasange. Abakiri mu bukode Imana ibasange. Buraryana, ubutabizi ubwo nyine nabizi, ariko ababizi turabizi yuko ubabaza. Rero Imana yacu nyirihumure ibahumurize abari mu bukode, kugira ngo na ba nyirimazu nabo baborohere, bajye baborohera kandi namwe mujye muvuga.
ntimukafate iby'abandi ngo mwumve yuko mwageze iyo mujya. Oya, bifate ariko n'ubu utaranabona n'amafaranga, egera nyirinzu umubwire uti mwene data, amafaranga sindayabona kandi dukiranuke, tuba abanyakuri, nituriganye, nushake kumva yuko akwihanganira ku ngufu. Oya, saba imbabazi, mubwire uti mwene data, amafaranga nayabuze ariko ukwezi kurashira nyabonye rwose ndayaguha, kandi ibyo uvuze bibe byo. Ntukabona amafaranga ngo uhite ujye kuyakoresha ibindi kandi hari ikindi cyari kitegereje yuko ugikoraho. Ubwo urumva umwuka wera ahanganishije. Birashoboka wowe ko hari umuntu urimo kurwana n'ubukode na nyirinzu, birashoboka yuko hari uburiganya urimo gukorera nyirinzu, birashoboka ko wowe uri mu nzu hari ibyo urimo urakora bidatunganye bituma na nyirinzu atakwizera. Rero mujye mukiranuka, nimukiranuke, vugana naho uri, mubwire uti nyihanganira, hanyuma naboneka bitungane. Yesu nashimwe cyane. Rero mwuka w'Imana ubwo yayoboye aba yayoboye, reka dutekereze yuko bene data barimo kubyumva. Hanyuma rero navuze ngo sinzi icyo urimo unyuramo, ariko iyo umuntu akubwiye ngo erega nuko hari ikintu aba yabonye kitagenda kuri wowe, nuko hari ibyo wamuganiriye, none harimo kukugira inama. Yesu nashimwe cyane. Niba abantu batugira inama tukumva kandi tukihangana, ese Imana yacu yo byagenda bite? Umva ahangaho rero ukuntu havuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ibyo nzabagirira ntabwo avuze ngo ndi bukugirire. Biravuga ngo nzabagirira, ashaka kubikora mu munota ukurikira, ashaka kubikora mu masaha ari buza, ashaka kubikora mu cyumweru se, mu minsi ngahe, biterwa n'igihe cy'Uwiteka Imana yagennye kugutabariraho. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, ni amahoro. Ese amahoro ni iki? Amahoro ni ukuba yazi kagukiza indwara, ni ukuba yazi kakwishyurira izo minerivare, ashobora kuba yazi kakwishyurira ubukode ukabona inzu yawe, Imana igaca inzira ukabona akazi kaguhemba neza, cyangwa se nawe ugakoresha amaboko yawe, Imana ikakwagura. Ijambo ryatubwira ngo n'icyo ufite mu biganza hanyuma nyitubure. Yesu nashimwe cyane. Mose waravuga ati dere mfite inkoni, iyo nkoni Imana yarayikoresheje kandi biratungana. Rero wowe ufite iki mu kiganza cyawe, Imana yacyagura, Imana yagitubura, kikakubyarira inyungu nyinshi cyane. Rero niba tubwiye ngo nzi ibyo nzabagirira, reka dutegereze. Ihangane mwene da, nukuka umutima, nubabare, nurangare, nuve ku Mana, nuvuge ngo ariko biratinze, bimaze igihe kinini. Ariko igihe twabwiriwe ko gitambutse ari kinini, igihe twabwiriwe ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntazabigira ryari? Mwene da, iyo usaba, iyo utegereza, ntabwo ushyiraho igitugu, nta nubwo ushyiraho ingufu, nta nubwo usaba uzi kuri buhabwe, ariko urasabwa urasaba kuko uba wizeye urimo gusaba ko ari buguhe. Urategereza, urategereza, ntabwo uvuga ngo ndasabye none ahangaha ndabikeneye byihutirwa. Oya, nitugasabe gutyo, tuye dusaba kandi dutegereze, kuko ntabwo twiha, kandi niyo waba wiha ntabwo usesagura. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi. Kugira ngo kubera iki mbese azabikugirira? Umva n'impamvu, impamvu azabikugirira. Nutegereza ukihangana, nutegereza nuve mu isezerano, nta mpamvu ugategereza, umva impamvu azabigukorera, ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Yesu nashimwe. Hanyuma y'iki? Hanyuma y'umubabaro, hanyuma yo gutegereza birambiranye, hanyuma yo gukira indwara, hanyuma yo kuva mu bukene, hanyuma yo kuva mu bukode, hanyuma yo kubona minerivare ukiga ukarangiza, hanyuma ibyo byose bimaze gutungana. Yesu nashimwe cyane. Ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ngo nuko Uwiteka avuga. Kandi kuwa 12, kandi muzanyambaza, umva di, ngo muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Ntabwo ari ukumva gusa, nzabumvira. Bivuga ngo mureke tumwe dusenge, komeza usenga Imana, kora imirimo ugomba gukora, ariko unasenga Imana. Erega Imana niyo itanga imbaraga, Imana niyo ica inzira, Imana niyo ivuga, Imana niyo ikora, Imana. Yesu nashimwe cyane. Iyo Imana yakinguye ntawe ukinga, kandi iyo yakinze ntawe ushobora no gukingura. Ariko iyo yivugiye ngo nzabumvira, bivuga ngo wowe senga, nubwo ubona bisa n'ibitinze, nubwo ubona bisa nkaho bidashoboka,
nje kubwira ngo dufite Imana itwumvira. Haleluya. Iyo twahagaze neza, iyo twakiranutse, iyo twakoze iby'Imana ishaka, nukuri iratwumvira. Ijye ibikorera igihe cyayo. Ntukareba bariya b'Imana yamaze gukorera ibyabo ngo uvuge ngo ubabare, urire, wicuze. Oya, ujye uhagarara uvuga uti Imana yakoreye runaka, nanjye izankorera. Kitarobanura ku butoni, kitajya yisubiraho, ipfa kuba yarabivuze. Wowe hagarara muri iri jambo ryayo, hagarara mu isezerano ryayo. Icyo yakubwiye no kugikora izagikora. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo Imana igitinda, iba yakumvise. Mbese wasenze neza? Mbese wahagaze neza mu nzira yawe? Mu nzira urimo wayihagazemo neza? Irakubwiye ngo izakumvira. Kwa 13, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Ese waba ushakana Imana umutima wawe wose? Waba usenga neza? Waba koko usengana umutima wawe wose? Cyangwa usaba Imana ariko hari n'undi muntu utekereza kujya gusaba? Usaba Imana, usenga Imana, utakambira Imana, uyibwira ibyawe, ariko hari n'undi ku ruhande wabwiye, hari n'undi ku ruhande urimo kubwira. Mbese urimo kubangikanya Imana n'abantu n'abakomeye na bya bindi byose. Nje kubwira rero ngo senga Imana uyizere, senga Imana nuyiveho, nurambirwe, nuvuge ngo ese ngo byashoboka, ngo rega ndatinze. Ese utinze bingana iki? Gutinda kuri wowe ntago ariko gutinda kw'Imana. Mukundwa, nje kubwira rero ngo ihangane muri izo ntambara urumucamo, mu bigeragezo urimo kunyuramo, mu bibazo urimo kunyuramo. Ndabizi neza yuko dufite Imana yumva gusenga. Dore yabitwibwiriye ngo nzabumvira. Nta nubwo ivuga ko izatwumva gusa, hariho umuntu ubwira akagutega amatwi, ukamuririra, ukamubwira ibibazo, akagutega amatwi avuga ngo mwene dayihangane, igihe kizashika Imana igutabare. Nakundi hangane. Ariko Imana si uko itubwiye ngo nzabumvira. Kandi iyo umuntu yakumviye, kukumvira ni iki? Nuko iyo umubwiye ngo nkeneye iki n'iki, akakumvira akagikora. Iyo umubwiye uti genda unkorere iki ngiki, akakumvira. Kukumvira ni ukuvuga ngo aragiye akoze icyo wamusabye. Rero niba yatubwiye ngo nzabumvira, reka twe kurambirwa, reka twe gucika intege, reka twe kumva yuko byarangiye. Iminsi iratambutse, imyaka irashize, dore imyaka irenze ari ingahe ndacyategereje ariko ntacyo ndabona. Nje kubwira ngo ihangane, Imana izakumvira. Ahubwo wowe igenzure. Ese urasenga ute? Ese urimo kugenda ute? Mu nzira zawe ziratunganye? Genzura inzira zawe, genzura imihagararire yawe, genzura imigendere yawe, genzura imivugire yawe. Ugendana nande? Uvugana nande? Ninde mukorana? Ninde mugendana? Yesu nashimwe cyane. Genzura inshuti zawe, genzura abo muganira, genzura ibyo ucamo. Yesu nashimwe cyane. Genzura umutima wawe, wiriguca imanza uvuga ibidatunganye. Genzura umutima wawe, wihane, ubundi utegereze Imana ikumvire. Yesu nashimwe cyane. Ese Imana yakumvira gute nawe uri mu byawe? Urahuze, urirebera hirya no hino, hari ibindi bintu uhugiyemo. Ariko Imana yacu yo kabyara ijya ibigenza neza iyo twayumviye tukayitunganira. Ntabwo ijya irobanura ku butoni. Igihe cyawe nikigera izabikora. Birthday yawe ntabwo ariyo yanjye, siyo ya mugenzi wawe ngo muri kumwe. Oya, ariko ikirambirana ni ugutegereza. Ariko nje kukubwira ngo tegereza wihanganye, kuko Imana yagusezeranije yuko izagira ite? Izakumvira. Yesu nashimwe cyane. Niba Imana izakumvira, reka twihangane. Igitondo kimwe tuzatungurwa n'urukundo rwe. Igitondo kimwe uzatungurwa nuko watabawe. Imana yagutabaye, Imana yakwegereye, Imana yagusekeye, wongeye wabonye urundi ruhande. Yesu nashimwe cyane. Iyo uri mu bibazo kenshi ntago wumva n'ijwi ry'Imana. Nibyo wumvise uritiranye uvuga utari ko buriya yaba ari Imana. Reka ubusa nanjye iracyanyumva. Nije kubwira ngo iracyakumva muvandi. Irakumva ndetse cyane. Irakumva kuko ni isezerano ryayo. Ahubwo wowe shaka ijambo uhagararaho, mu ijambo ryayo urihagarareho. Uvuga uti Imana waravuze ngo nitugusenga tuzakubona, nituguhamagara tuzakubona. Rero ndifuza kukubona. Gendana nayo, gerageza ukiranuke mwene da. Gerageza witandukanye n'ibitari byiza. Ibyishushanya ni byinshi. Turekera hangaho kwirukanga ku bidafite akamaro, ahubwo twiruke ku bifite akamaro. Yesu nashimwe cyane. Agira ngo mbasengere
mvuga ngo mbatureho umugisha wo kwihangana, imbaraga zo kwihangana. Bene data, kwihangana biragora, ariko iyo twihanganye tukihangana ukavuga uti nubwo bigoye ariko reka nongere nihangane, Imana iraza ikavugana nawe. Ijwi ry'Imana iyo waryumvise, iyo hari ijambo ry'Imana rimanutse mu buzima bwawe, urihangana ukavuga uti ubw'Imana yavuze no kubikora izabikora yo kabyara. Ntabwo ijya idutererana, ntabwo ijya irambirwa ngo ivuge ngo abangaba nabo barangora. Oya, ntabwo ijya irambirwa, irakora. Yesu nashimwe. Niba hari ibyaguhinyuje bakakubwira ngo ntabwo Imana igikora, nje kukubwira ngo Imana irakora. Na nyuma ya zeri irakora, na hahandi ubona nabyiringira irakora, na hahandi ubona ibintu byamaze kwangirika bakujugunya hanze irakora. Haleluya. Ntuzave ku Mana kubera ikigeragezo, ntuzave ku Mana kubera ingorane, ntuzave ku Mana kubera amagambo, ntuzave ku Mana kubera ko ubona hari abandi bagiriwe neza wowe utarimo kugirirwa neza. Oya, tegereza. Buri muntu afite igihe cyo gutabarirwa kwiwe, ntabwo twese dutabarirwa igihe kimwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane bakundwa. Nje kubifuriza amahoro y'Imana yo gutegereza, ariko ugategereza ukiranuka, ugategereza wihanganye, ugategereza wakoze bya bindi, kuko yakubwira ngo nzi ibyo nibwira. Ntabwo ari byo twebwe twibwira. Twebwe twibwira ibitari byo, twebwe twibwira ibidatunganye, twebwe twibwira kwirwanirira, ariko we niyagiye yaturwaniriye bakundwa. Iyo Imana yakurwaniriye, umva uravuga utari ko buriya napfaga iki, kuki narwanye ziranambara igihe cyose. Ariko dufite Imana ihumure kuri mwese, ihumure ku bafite ibibazo bitandukanye. Buri muntu wese aherereye tumwatuyeho ihumure. Ya Rigoreti wabaganirizaga, wabaturaga ihumure kuri Mumuriza GB Ministries. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi mukurikire, mukoreshe musangize n'abandi ihumure, kugira ngo twese dukomezwe n'Imana yacu. Amahoro y'Imana bane namwe, akomeze kugendera muri mwe, mukomeze kumva ijwi ry'Imana ribabwira ngo humura, ndi kumwe nawe, sinzagusiga uko byamera kose. Yesu nashimwe cyane. Mwifate ku ijambo ry'Imana, gendera mu ijambo ry'Imana, uryizere utarishidikanya. Imana izagutabara, Imana izakurengera, izabikora. Yavuze ngo Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mureke dusenga Imana. Data, ndagushimiye, nkuhaye icyubahiro, urakoze kubwira ijambo mwami ry'ihumure, kuko tubwiye yuko erega hari ibyo wibwira uzatugirira, ntabwo ari bibi, ni byiza gusa. Rero duha imbaraga zo gutekereza kuri ibi byiza, duha imbaraga zo kugendera mu kubaho kwawe, duha imbaraga zo kukwizera mu izina rya Yesu. Data, ndasengeye abarwayi, ndasengeye abarwaza, ndasengeye buri muntu wese uri mu kaga gatandukanye, buri umwe wese aherereye, agahinda afite mu mutima, babuza ababo mu izina rya Yesu, abari mu nzu z'imbohe. Data, utabara, urengere, uri Imana irenganura abarenganura. Imana Data, wururuka ukore, ugaragara mwami, ugaragare mu mitima y'abakwiringira ndetse n'abatarakubona mwami, n'abatarakumva bumva ihumure ryawe. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu, turagushimiye kuri Imana itabara ukarengera mwami. Hanganishe buri muntu wese mwami urimo gucika intege, yumva yuko nta gishoboka, yumva yuko byarangiye, nta gutabarwa guhara, ategereje kwipfira. Mwami, umutunguzi neza yawe, ujye ubikora kandi tukabibona mwami. Izina ryawe rero nirihimbazwe none n'iteka ryose, kubw'imirimo ikomeye ugiye gukorera bene data bose aho baherereye mwami, bakabona gutabarwa nawe. Turagushimiye kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen, amen. Shalom, shalom. Ni Mumuriza GB Ministries. Amahoro y'Imana bane namwe.